Mwe mwahisemo kujya mukurikira Isitohagiye TV, turabasuhuje kandi tubifurije amahoro ya Nyagasani, tubifurije gutunga no gutunganirwa. Ubushakashatsi bugaragaza ko kurarana n'abana, ababyeyi kurarana n'abana babo bakiri batoya byaba bifite ibyiza byabyo byinshi, ndetse hakabaho n'ibitari byiza. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero ni ikihe cyiza cyo kuba abana bakiri batoya bararana n'ababyeyi mu buriri bumwe ndetse no mu cyumba kimwe, ni ikihe kibi cyaba kirimo, ni ibihe byo kwitondera. Turebera hamwe ingingo zigera kuri eshanu. Iya mbere, turebera hamwe inyungu cyangwa ibyiza by'uko abana bakiri bato bararana n'ababyeyi ku buriri, ku gitanda kimwe. Ubwo turareba ni izihe nyungu ku babyeyi, ni n'izihe nyungu ku bana. Turareba noneho n'ibibi n'ibitari byiza byo kwitondera bishobora mu kuva kuba ababyeyi bararana n'abana batoya mu gitanda kimwe cyangwa mu buriri bumwe. Ingingo ya gatatu, ni ku yihe myaka. Turareba ngo ni ku kihe kigero umwana byanze bikunze agomba kutararana n'ababyeyi be ku buriri. Ni ku kihe kigero ababyeyi bagomba kwirinda ko bararana n'uwo mwana ku gitanda kimwe. Hanyuma turareba ingaruka mu mitekerereze, ibyiza biba ku mitekerereze y'umwana n'iy'umubyeyi mu gihe habayeho kurarana n'umwana. Psychological benefits and effects for both parents and children sharing or not sharing the bed and room. Ibyiza n'ibibi bishobora kuvuka ku mitekerereze y'ababyeyi ndetse n'abana igihe ababyeyi bahisemo kujya bararana n'abana babo bakiri bato, cyangwa se bahisemo kutararana nabo bakarara ukwabo no mu cyumba gitandukanyije n'icyo ababyeyi bararamo. Hanyuma turebere hamwe ni ku kihe kigero cy'imyaka, ni ku iyihe myaka byanze bikunze ababyeyi bagomba gufata icyemezo cyo gushyira abana mu cyumba cyabo, ntibasangire icyumba n'ababyeyi. Tugiye kurebera hamwe zino ngingo zose tuvuze ku buryo bwimbitse. Turasoma ibyagiye byandikwa n'abashakashatsi, natwe twishyiremo kandi logike cyangwa inararibonye yacu nk'abantu bakuru. Namwe buriya muzatanga ibitekerezo. Hanyuma mbere yuko dukomeza, reka mbasabe gukora subscribe abatarayikora. Hanyuma nshimire abayikoze, mbashimiye by'umwihariko, mbasabire imigisha iva ku Mana. Hanyuma abatarayikora mbasabe muyikore. Hanyuma kandi iki kiganiro mucyumve rwose, mucyumve neza, kirimo ibintu by'ingenzi cyane ababyeyi tugomba kwitaho ku bijyanye no kurarana n'abana bacu. Hanyuma mukande like, musige comments kugira ngo tumenye uko twanoza ibyo dukora, cyangwa se mutange n'ibitekerezo nyine muri commentaire. Hanyuma kandi mube mwasharinga no ku bavandimwe banyu. Abanditsi bagira bati kuryamana n'abana, kuba ababyeyi baryamana n'abana ku gitanda kimwe birimo inyungu, birimo ibyiza byinshi kuri bombi, ku bana no ku babyeyi. Cyane cyane inyungu bagaragaza zirimo ni uburyo umwana n'umubyeyi biyumvanamo, kuba umubyeyi
n'umwana bararana ku gitanda kimwe, bituma biyumvanamo hakazamo urwo rukundo, umwana agakunda nyina cyangwa ababyeyi be cyane. Hanyuma ikindi harimo no kuba bararana byorohereza ba babyeyi n'abana kuryama bagasinzira, kuko bituma umubyeyi atabyuka buri kanya agiye kureba umwana uko ameze, cyangwa se n'umwana ngo ashikagurike kubera ko wenda yumva atari safe. Ikindi harimo konsa. Iyo umubyeyi aryamanye n'umwana, cyane cyane umubyeyi w'umugore, biramworohereza kumwonsa. Hari n'igihe yaba asinziriye umwana akihebera konka, so biroroshye kurusha uko ahaguruka ajya kujya kumwonsa ahandi aryamye. Hanyuma bakomeza bagira bati nubwo bimeze gutyo, ni byiza ko habaho gupeza, habaho gupima kureba ngo ko ibyiza ari ibi ngibi, risike ni izihe, cyane cyane ku bana bato cyane. Ku bana bakiri bato cyane bari munsi y'umwaka, byo birasaba kubyitondera. So abashakashatsi bakomeza bavuga yuko ku abana bakiri bato bari munsi y'umwaka, ntabwo bakwiye kurana n'ababyeyi. Bakwiye kurara mu cyumba kimwe cy'ababyeyi, iryo ni ngombwa cyane nk'itegeko, ariko ntibakwiye kurara n'ababyeyi ku gitanda. Impamvu ni iyihe? Hari ikintu bita sudden infant death syndrome. Hari uburyo hari ibintu bikunze kubaho, akana abantu bakaba bakaryamira kagahita gapfa. Akana kakiri gato katarabasha kwinyeganyeza ngo kabe ubaye ukaryamiye kakwikura munsi, ukakaryamira kagapfa, cyangwa se ibiringiti yoroshe biremereye bikakajyaho kakabura umwuka kagapfa. Nibyo bita SIDS cyangwa sudden infant death syndrome. Bikunze kubaho cyane cyane nyine ku babyeyi barana n'utwana tukiri dutoya. So hano rero abashakashatsi, hari ikigo cyitwa the American Academy of Pediatrics, AAP. Ni ikigo cy'abanyamerika cyita ku bana, cyita ku buvuzi bw'abana cyangwa kwita ku bana muri rusange. Kivuga yuko ari byiza ku bana bari munsi y'umwaka gusangira icyumba n'ababyeyi. Harimo inyungu ebyiri. Ni byiza ko basangira icyumba, ariko si byiza ko bararana ku gitanda. Harimo rero inyungu ebyiri. Inyungu ya mbere ni uko umwana niba muryamanye mu cyumba, uramwumva. Tuvuge yishyizeho ibiringiti, ashobora wenda guhumeka nabi waba utasinziriye cyane ngo ukabye ukamwumva, bikarinda ya ntuza ya syndrome ya infant death, ya sudden infant death syndrome, kwa kundi abana bapfa amarabira, abana bakiri bato kubera ko bananiwe kwirengera ku bintu byabapfutse, ibintu byababujije umwuka, ibintu nk'ibyo. So kirazira rero, ino American Academy of Pediatrics batangaza ko kizira ko umubyeyi arana n'umwana wo munsi y'umwaka rwose. Umwana uri munsi y'umwaka ngo kirazira kurana n'umubyeyi, kubera ko icya mbere muramucura umwuka, icya kabiri ushobora kukaryamira ntikaba kabasha kwinyagambura ngo kwivane munsi yawe, mwakaryamira kagapfa. Icya kabiri, kirazira ko umwana wo munsi y'umwaka aryama mu cyumba gitandukanye n'icy'ababyeyi. Ni ukuvuga ngo umwana ukiri munsi y'umwaka ntagomba kurara namwe ku gitanda, impamvu turayibonye, ariko noneho ntagomba kurara hanze y'icyumba cy'ababyeyi, kuko impamvu agomba kurara mu cyumba cy'ababyeyi ni uko icyamubaho ababyeyi bashobora kumutabara vuba, bikamurinda kuba yapfa wenda azize ko yirunzeho amakuvurori, ibintu yorosa, ntabone umutabara. Ariko buriya ashobora kubyirundaho, yabura umwuka agatera imigeri, ukamwumva ugatabara vuba, umwuka ukagaruka, akagarura ubuzima. So
kuri iyo ngingo numva birumvikanye. Bakomeza rero bagira bati rwose ku mwana uri munsi y'umwaka ni ngombwa cyane ko umubyeyi umwana arara mu cyumba cy'ababyeyi ariko ntarare mu buriri bwabo. Bavuze ko bigabanya ibyago byo kuba bapfa amarabira, abana bapfa amarabira, so bigabanya kuri 50% ibyago by'uko abana bashobora gupfa amarabira. Tugarutse rero ku nyungu zo kurarana n'umwana, cyane cyane ubwo ni uguhera umwana urengeje umwaka, kuko tubonye ko ukifite umwaka, ukiri munsi y'umwaka atari byiza. Byongera urukundo hagati y'umwana n'umubyeyi. Hanyuma konsa, uyu n'undi mushakashatsi barabihurizaho, konsa bikorohera umubyeyi, kandi bikongera amahirwe yo gusinzira kuri bombi, ku mwana n'umubyeyi, kuko uko umubyeyi abyuka ajya kureba umwana anamukangura ngo amwonse, urumva birica ibitotsi. Ariko igihe bari kumwe umwana ashobora no kwihebera umubyeyi yisinziriye, nabyo birashoboka. Cyangwa se niyo wabyuka ukamwegura ukamwonsa, bitandukanye no kuva mu buriri ukajya mu bundi. Hanyuma ikindi ni umutekano. Kuba umubyeyi aryamanye n'umwana bitanga sense cyangwa security, bitanga umutekano. Umwana akumva ko atekanye, akumva ko ari kumwe n'umubyeyi we. So bumva bafite umutekano. Ibi nabyo ni ngombwa cyane. Urumva umwana ukiri mutoya kujya kurara mu cyumba cye wenyine ntabwo bimuha umutekano. Hanyuma hari abashakashatsi bandi rero batangaza ko kurarana n'abana hari igihe habamo n'ingaruka mbi zindi. Ngo iyo umwana amenyerewe kurarana n'ababyeyi, ashobora kugira challenges donc ibintu bikamukurikirana ari na mukuru, akajya agira kwigunga. Ubwo ni igihe urumva nawe mukuru ntazakomeza kujya ararana n'ababyeyi, kwa kutararana nabo yarabimenyereye, bimutere kwigunga. Icya kabiri, bimutere kutagira self esteem, kwigirira icyizere. Kwigirira icyizere ngo kurarana n'ababyeyi igihe kirekire bishobora gutuma uwo mwana akurana kutigirira icyizere, akanagira imyitwarire yo kudepanda ku bandi, cyangwa yo kuba yumva ubuzima bwe bukeneye abandi cyane. So iyo ni ingaruka ngo yo kurarana n'umwana igihe kirekire. Ni ryari umubyeyi yatangira gutekereza kwimurira umwana mu cyumba cye bwite, akava mu cy'ababyeyi? Hambere bavuga ngo ni ukureba imikurire y'umwana. Urabona umwana mu mikurire ameze ate. Uko umwana agenda akura, mu bwenge no mu gihagararo, ubona ko urabireba ukabona ko ageze igihe noneho ashobora kurara mu cyumba cya wenyine, kuko icyo gihe aba ashobora kwimanura ku gitanda, wenda akajya kuri po, aba ashobora kwimanura ku gitanda akajya gukomanga ku cyumba cy'ababyeyi, wenda yumva hari ikibazo agize. So ubona umwana amaze gukura muri urwo rwego rero ushobora kumushyira mu cyumba cye bwite. Ubwo ntekereza ko iyo myaka ntibayanditse hano mu byo ndi gusoma, mu nyandiko ndi gusoma ntibashyizemo iyo myaka, ariko njye ndumva nko guhera ku myaka 4 byaba ari sawa, umwana akajya kurara ukwe. Hanyuma ikindi gishobora gutuma ababyeyi badasida kuryamisha umwana mu cyumba cye, akaba mu cyumba cyabo, ni uburyo wenda inzu ingana, cyangwa icyo cyumba bararamo kingana, gishobora kuba ari gitoya, bakabona batashyiramo ibitanda 2, kandi twabonye ko batakomeza kurarana ku gitanda kimwe. Hanyuma
no muri rusange amahitamo y'ababyeyi bitewe na privacy bashaka yabo bwite kugira, bashobora kwiyemeza kuryamisha umwana mu cyumba cye bwite, ariko bita ku kuba umwana amaze gukura, babona ko ari umwana ushobora kugira gute, kwidefanda, kwimanura ku buriri, guhamagara igihe bibaye ngombwa. Tugiye kureba tips cyangwa pros and cons, donc ibyemewe n'ibitemewe cyangwa ibyiza n'ibitari byiza ku bijyanye no kurarana cyangwa no kutararana n'umwana. Ibyiza bya mbere byo kuraza abana mu cyumba gitandukanye n'icy'ababyeyi, icya mbere ni ukubaha uburenganzira bwabo n'ubwigenge, akumva ko yigenga kandi yifitiye icyizere. So icyo gihe ni umwana utangiye gukura, njye natanze urugero rw'imyaka 4 kuzamura, uwo mwana aba akeneye kugira icyumba cye, kumva yifiteho ubwigenge, no kumenya kwiyitaho we ubwe, ntiyumve ko agomba guhora yitabwaho kuri byose n'ababyeyi. Ikindi ni uko abana bamwe na bamwe baprefera kwiraza rwose, akaba yumva adashaka kurara mu cyumba cy'ababyeyi. Icyo gihe nta mpamvu yo kumuhatira kurara mu cyumba cyawe, icyo upfa ni ukumakinga shuwa yuko icyo cyumba kiri hafi y'aho ubasha kumva. Hanyuma kuba gutandukanya icyumba cy'abana n'icy'ababyeyi, abana bakajya kurara mu cyumba cyabo, cyane cyane abana bamaze gukura, birumvikana bituma hatabaho kuderanja ababyeyi, ngo baderanje ababyeyi babuze gusinzira, abana baderanje ababyeyi babuze gusinzira, cyangwa se n'ababyeyi babe basakuriza abana mu gihe bari kuganira babuze gusinzira. Ikindi birumvikana ko abana bamaze gukura n'ababyeyi bakeneye privacy mu cyumba cyabo, ntabwo ari byiza ko abana bamenya ibijyanye na privacy y'ababyeyi, bagomba kuva muri icyo cyumba bakajya mu cyumba cyabo. Reka noneho turebere hamwe ingaruka ziri psychological benefits of co-sleeping for both parents and babies. So inyungu ndetse inyungu ku mitekerereze cyangwa se n'igihombo ku mitekerereze, cyangwa ingaruka zaba ku mitekerereze kuri psychological effects, byaba ku mitekerereze y'umwana n'iy'umubyeyi, igihe abana n'ababyeyi baba bararana, haba ku buriri bumwe cyangwa mu cyumba kimwe. Ku bana inyungu yo kurarana n'ababyeyi babo ni uko bumva bafite umutekano, bagasinzira neza badashikagurika, bigatuma banarota neza. Ibyo rero bigatuma noneho bakurana emotional and social development, bakura neza mu bijyanye n'amarangamutima ndetse no kubana n'abandi. Rwa rukundo rwagiye rubageraho kubera kurana n'ababyeyi babo, bituma bagira amarangamutima meza, bigatuma kandi babana n'abandi neza n'igihe bamaze gukura. Hanyuma ku babyeyi, inyungu ni iyihe yo kurana n'abana babo? Ni uko bigabanya stress n'ubwigunge, uri kumwe n'umwana wawe muraranye, uba wumva utuje, bitandukanye no kuba ari mu kindi cyumba, ntabwo watuza, nta nubwo wasinzira neza. Umwana wawe cyane cyane ukiri muto, nk'uwo munsi y'imyaka wenda 3, ari mu cyumba cya wenyine, wumva uhangayitse, ntabwo utuza, urabyuka ukajya kureba buri kanya, ndetse n'u4 n'u5 ujya kureba. Hanyuma ibintu bitari byiza biri mu kumenyera kurarana n'abana, hazamo
icyo bita dependency, kumva igihe utararanye nawe nta mahoro ufite, n'umwana bikaba gutyo, hakabamo dependency, akumva byanze bikunze agomba kurana n'ababyeyi, cyangwa n'umubyeyi akumva byanze bikunze agomba kurana n'umwana we. So bituma rero bituma igihe ushatse kumenyera gutyo, umwana namara gukura ntabwo uzamugumisha mu cyumba cyawe. Ako kamenyero rero ni ikintu kibi, kumva ko utari businzire utaranye n'umwana wawe, namara gukura uzabigenza gute? Nawe kandi iyo bigenze gutyo akamenyera ko agomba kurana n'umubyeyi we, iyo amaze gukura byanze bikunze agomba gutandukana n'umubyeyi we akajya mu cyumba cye, nabwo bibanza kumucanga bikamuzengereza mu mutwe,